n'umuceri uziyunguye kuri banki. Ninde uvuga ni muri buze kuneba nabira ni Imana iba yarabivuze kuva kirya gihe. Murabyibuka abatwari turi kumwe Imana imaze gukora bya bindi. Nageze ku Gisenyi mu giterane nateguye cyitwa buho gukorera Imana ukiriho, cyabaye ku itariki 14 kigomba no kuba kuri 15 mba ntuza we. Umunsi wa mbere Imana mbona ukuboko kwayo nsengera umuntu urwaye abadayimoni imyaka 11, abadayimoni barirukanka. Bahita itangazo ritariza rivuga ngo insengero barazifunze, ejo nta kujya mu rusengero. Wa undi nasengeye yarwaye abadayimoni agakira ngo kagira inkuru. Imana irangira ngo sisiteme nta kindi na amazi. Uzi ko umuti w'ikibazo cyawe utari kure. Maze kumusengera maze gukira. Agenda Imana imujyana mu iyerekwa. Umva se irangije mu ntumaho. Arangije ngo abona marayika azakorera muri ya mazi. Ngo abona muhagaze impande n'undi mugabo ngo munini wambaye ishura ngo ndi impande. Haleluya. Ngo arimo kumbwira ngo mwana wawe dore Satani yari yiteguye impanuka kubw'uyu mwana wakijije. Kandi ninjye wamukijije niyo. None mwana wanjye ntanzara mu kibazo kigiye kuza. Urabyumva? Ngo utabariye aho abandi baririra. Ndavuga ni noneho aka kana nako karavaga. Gusa aka kana kari karwaye abadayimoni, gusa abadayimoni barimo kuvuga ngo ntabwo uri bakuvuga ngo ni abadayimoni bavuze ntabwo ndaba ari abadayimoni ni njyewe Uwiteka. Mwavuze ngo amen. Wari uzi yuko mu byumweru bibiri ibihumbi 950 nari mbikubise mu ikofi nkahita ndirimba ngo komeza inzira watangiye wicika intege. Iyi Mana yakora cyangwa ntabwo ikora? Abantu bemeye gukora muzamure cyane haleluya. Bona ko nakunda kababwira. Ntabwo nababwiye ukuntu nagiye kuvuga ubutumwa mu nkambi y'abarundi Mahama, bakamamagara kuri telefone ngo umugore wanjye tubyaranye imbyaro 11 umupagasi aramutwara. Ko muhise mwobe ku mutwe se mubwire ngo iby'Imana nta mikino. Iby'Imana nta ki